Nkwifurije kugira ibihe byiza aho waba uri hose, wowe udahwema ndetse utajya unarambirwa kureba ibiganiro byacu bica hano kuri Zoom TV. Nibutsa nawe utarakora subscribe, gukora subscribe, nshimira nawe wayikoze, ngumiza nsaba wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu tugenda dushyiraho uko bwije n'uko bukeye ujye ubibona. Uyu munsi rero ngiye kubereka akandi kantu nanone wenda waba utaruzi kuri WhatsApp. Hari nk'ukuntu ujya nko muri galeri yawe cyangwa se my picture ugasanga hagiyemo amafoto bakohereje kuri WhatsApp kandi utigeze uyafungura, nyine utigeze ujya kuri WhatsApp ngo uyafungure, ugasanga ayo mafoto yo gusa yese yifungura yijyana muri WhatsApp. Wasanga rero wenda uba nko mu groupe byinshi, ugasanga mu magroupe bohereje amafoto cyangwa se amavideo bise byifungura byishyiramo, bibaye byinshi bishatse kuzuza telefone yawe. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabifunga bikajya bijyamo ari uko wowe wabishatse kubishyiramo, muri make ari uko wowe wabifunguye. Urajya kuri WhatsApp yawe nyine nk'ibisanzwe, n'ubundi niho bibera. Ujye kuri WhatsApp urebe tuno tudomo dutatu hejuru udukoreho, uhite uhitamo settings. Numara guhitamo settings urahita uza ahantu handitse chats, kuhabona uhita uhakora. Hanyuma numara kuhagera urabona hano hantu handitse media visibility, uri kuhabona kubona ko kano kantu gacanye. Wowe nimba gacanye ubwo nyine urahita ukazimya, kuko niko gatuma bihita byifungura bikishyira muri galeri yawe cyangwa se my picture. Urahita ukazimya, numara kukazimya ubikuremo nyine usubire kuri WhatsApp. Kuva ubwo ngubwo nta wundi muntu cyangwa se nta yindi groupe izongera kohereza amafoto ngo ahite yibika atari uko ari wowe wayibyemereye. Kora subscribe kuri wowe utarakora subscribe.